Muraho neza, tubifurije kugubwa neza na gahunda murimo mu mpande zitandukanye z'isi. Twizera ko aho muri mumeze neza. Wowe utameze neza nakubwira ko ugomba kwihangana, kuko ubuzima niko bumeze, ubuzima ni uruziga. Ejo uzaba umeze neza, ejo hashobora kuba ari njye utameze neza. Gusa icy'ingenzi ni uko twakwishimira ko tugihumeka umwuka w'abazima kandi tukiriho, kuko hari ababa bavuye muri uyu mubiri. Turi hano rero kugira ngo tugufashe kuba ejo hazaba hameze neza, kuko hano twiyemeje kukugira inama ku bintu byafasha umubiri wawe, bityo umubiri wawe ukaba wategura ejo hazaza hawe heza, ku buryo ejo hazaza haba hazira indwara. Ariko kugira ngo utegure ko ejo hazaza haba hazira indwara ni uko uyu munsi hari ibyo waba wakagombye kuba wahaye umubiri wawe. Akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi twabateguriyeho kuganira ku kintu abantu benshi batari bazi. Icyo nta kindi ni ukubura amazi mu mubiri, cyangwa se icyo bita mu gifaransa dehydratation. Ese wari uzi ko ushobora kuba ufite dehydratation utabizi, kandi ko bishobora kugira ingaruka ku mubiri wose? Uyu munsi turareba ibimenyetso 5 by'ingenzi byerekana ko umubiri wawe ubura amazi. Turareba kandi impamvu ibi bintu bibaho, ese bibaho kubera iki, ndetse tunarebe nuko ushobora kubyirinda. Turaje mu kanya rero dutangira n'igice cya mbere cy'iyi nsanganyamatsiko twabateguriye. Turagarutse rero tugira ngo dutangire n'igice cya mbere, ariko dusaba wowe ukigera hano bwa mbere gukora subscribe niba utarayikora, kandi nawe usanzwe kuri iyi YouTube cyangwa se kuri iyi chaîne, tukwifuriza kugubwa neza no gukora like, ndetse no kuduha comment aho waba unyuzwe cyangwa se aho utanyuzwe. Niba ari n'igitekerezo ufite cy'ibyo twazaganiraho, urubuga ni urwanyu, mujye mubitwandikira muri comment. Tujye dukuramo ibyo tuzaganiraho mu minsi izaza cyangwa se mu gihe kizaza. Tudatinze rero twatangira n'igice cya mbere twise cyangwa se twahaye ikibazo kigira kiti dehydratation ni iki? Dehydratation ni igihe umubiri utakaje amazi menshi kurusha ayo winjiza. Ni ukuvuga mbese niba unywa litiro ugatakaza litiro n'igice. Ibi rero bishobora no guterwa no kutanywa amazi ahagije, kubira ibyuya byinshi mu gihe cy'ubushyuhe. Birumvikana abarwara impiswi cyangwa se kuruka, abo batakaza amazi menshi, bakagombye guhabwa amazi menshi ahagije. Gukora imyitozo ikomeye, yaba imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo ihagije, nayo biba bisaba kugira ngo unywe amazi ahagije, kuko iyo ubira ibyuya cyangwa se iyo ubira icyuya kenshi utakaza amazi menshi. Aha kandi turasanga ko byanaterwa n'ikirere gishyushye cyane. Murabizi ababa mu bice bishyuha cyane, ababa mu bice bya desert cyangwa se ubutayu, murabizi ko haba hakeneye amazi menshi bitewe n'ubushyuhe buhaba, cyangwa se ababa mu bihugu muri iki gihe bishyushye cyane, aho usanga muri dogere Celsius 40 cyangwa se 30 kuzamura. Burya harya umubiri uba utakaza amazi menshi. Wakagombye rero kunywa amazi ahagije kugira ngo umubiri wawe utabura amazi, bityo ukaba wabasha gukomeza gukora neza. Igice cya kabiri tukaba tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 5 by'ingenzi by'uko umubiri ubura amazi. Ikimenyetso cya mbere rero ni ukumva ufite inyota cyane. Iki nicyo kimenyetso cya mbere, ariko ikibazo ni uko iyo ugera ku rwego rwo kumva ufite inyota, aha uba watangiye kubura amazi. Icya kabiri rero akaba ari inkari zijimye cyangwa se dark urine cyangwa se urine noire.
Ibara ry'inkari ni ikimenyetso gikomeye nk'uko twabivuze mu kiganiro cyabanje. Ibara ryoroshye biba bivuze ko unywa amazi cyane. Ibara ryoroshye ni ukuvuga inkari zijya gusa, niba nabyita umweru ariko zisa n'amazi y'urubogobogo. Burya biba bigaragaza ko wanyweye amazi. Naho ibara ryijimye biba bivuga ko ubura amazi mu mubiri. Icya gatatu, turababwira ko wumva ufite umunaniro n'intege nkeya. Iyo umubiri wubuze amazi, imbaraga ziragabanuka, wumva unaniwe nubwo nta kintu gikomeye wakoze, ukumva mbese ufite fatigue ikabije. Icya kane, umutwe urababara kandi ukumva ntukeneye kugira ikintu wibandaho cyangwa se ikintu watekerezaho. Ubwonko bukenera amazi. Iyo ubura amazi ushobora kugira headache cyangwa se kumva ufite ibintu byinshi mu mutwe, kumva uri muri dilemma, kumva hari ibintu udashaka gutekerezaho, ukumva umutwe uraremereye muri ubwo buryo. Kandi ikindi ntubashya kumva hari ikintu ugomba kubaho concentré, wumva mbese nta kintu ushaka kwibandaho. Icya gatanu, uruhu rwumye n'akanwa kumagara. Iki ni icya gatanu cyerekana ko ubura amazi mu mubiri. Ibindi bimenyetso, iminwa yumye, uruhu rudafite moisture cyangwa se uruhu rukanyaraye nk'uko twabivuze hejuru, kumva akanwa kameze nk'akumye cyangwa se kumva mu kanwa wumva ufitemo ikintu kijya kuba nk'igikororwa cyangwa se kumva humye. Aha rero twakubwira ko nyabuneka gerageza unywa amazi, kuko kunywa amazi nta kibazo. Amazi ntekereza ari mu bintu umuntu abona by'ibanze, yaba mu bihugu aho muri hose ku isi. Amazi ni ikintu cy'ibanze kuba wabona amazi yo kunywa. Tunihanganisha wenda abadafite amazi meza ko ejo ari ahabo, kandi ko nabyo bishobora guhinduka ugasanga ejo barayafite. Mwe gucika intege, cya mbere ni uko gihumeka umwuka wazima, ariko make mufite muyakoreshe neza kandi muyasaranganye, kuko amazi ni ikimenyetso cyiza cy'ubuzima. Turaje rero dukomeze n'igice cya gatatu mu kanya nyuma y'ako karirimbo. Igice cya gatatu rero tugarutse twibaza ikibazo kigira kiti ese ni bande bafite ibyago byinshi byo kubura amazi mu mubiri? Hano rero twabwira ko abantu bakunze kugira dehydratation cyangwa se kubura amazi mu mubiri ari abana bato cyane, cyangwa se abana bato muri rusange, abantu bakuze, abasaza, abakora imirimo cyangwa se imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo muri rusange, cyangwa se abantu batuye ahantu hashyushye. Bakeneye kwitabwaho rero cyane, bakanywa amazi menshi. Indwara zirindwa si ugutegereza, umenye kare ubuzima bugahinduka. Tugeze ku gice cya kane rero, aho tugiye kurebera hamwe uko wakwirinda dehydratation. Gerageza ibi rero, kunywa amazi buri gihe niyo waba utumva ufite inyota, ukayanywa mbese nk'umuti. Ndabizi hari abantu benshi banywa amazi bayanywa nk'umuti, ndabaza abo tuziranye. Gerageza unywa amazi menshi, ntuyanywe nk'umuti, kuko iyo ugeze kuri byeri cyangwa se iyo ugeze ku nzoga uzinywa nyinshi. Ese nibaza impamvu kuki unywa inzoga nyinshi kandi uzi ko zica ubuzima, ariko wagera ku mazi agufitiye akamaro kanini mu mubiri, amazi agutegurira ejo hazaza heza, ukayihorera ahubwo ugahitamo kujya kunywa ibintu bizakugiraho ingaruka mu myaka izaza. Rero niba unanywa n'inzoga, gerageza unywe inzoga ariko wongereho kunywa amazi ahagije, nubwo inzoga atari nziza ku buzima. Aha kandi twakubwira ko wagerageza imbuto n'imboga zirimo amazi, urugero nka watermelon cyangwa se izindi mbuto zigira amazi mo imbere,
zimeze nka watermelon. Gerageza kandi kunywa amazi menshi igihe cy'izuba cyangwa igihe ukora siporo. Irinde kandi kunywa ibinyobwa byinshi bya Virtual DJ. aho kunywa ikawa nyinshi gerageza unywa amazi menshi, ikawa isimbuza amazi. Ntitwasoza rero ntakubwiye ko nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro, kandi niba hari icyo ukuyemo, hari icyo wumva kigushimishije muri byo, nticyabura gushimisha na mugenzi wawe, gerageza iyi video uyisangiza abandi, kandi wowe ukigera hano bwa mbere niba utarakora subscribe, gerageza uyikore, kuko ibiganiro byacu uzagenda ubibona umusubirizo, kuko buri munsi twiyemeje kujya tubagezaho ikiganiro cyabagezaho buri munsi saa 11 rero tuba dufite ikiganiro twabashyiriyeho cyateguwe ku nsanganyamatsiko runaka. Sinasoza rero nakubwiye ko kumenya ibimenyetso bya dehydration ari ingenzi, kugira ngo wirinde ibibazo hakiri kare bitarakomera. Aha kandi umubiri wawe igihe uguhaye ibimenyetso, icyo usabwa ni kubyumva, kandi ukabyitwaramo neza ukurikije inama twakuhaye muri iyi video, cyangwa se mu bundi buryo wabuzi, cyangwa se inama wakagishije muganga wawe cyangwa se undi mujyanama mu buzima w'inzobere. Turabashimiye rero, tubifuriza kugubwa neza na gahunda murimo, kandi twizera ko mutazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha. Mubane n'Imana rero, mwari kumwe na Bruno Yves.